niki kibura niki ndashaka mugaragaze impamvu noneho abo bantu bazi Imana kuki tudakomera ijambo ry'Imana ntiribeshye kuki tudakomera kuki tudakora iby'ubutwari David ndagira ngo dufashe kumva neza icyo kintu rero ntago twareka gusenga ngo kubera ko intambara zihari kuko hari Kristo uhora yiteguye kudutsindishiriza no muri izo ntambara. Iyo wumvishe ngo abazi Imana abemera Imana nibo bazakomera ko namenye Imana nkaba nduwanyuma mu ishuri ko namenye Imana nkajya muri company nkatanya ndi secretary nkabagize imyaka 30 ndi secretary ese ibyo byose ko namenye Imana kandi nkaba nyigandukira kandi nkaba negereje byivuye inyuma n'uwaje inyuma yanjye agakomeza gusinga kwa kabiri ujya gusinga kwa kane ariko seko nta terambere tukubonaho mu buzima urakodesha ibintu nk'ibi. Yesu ashimwe cyane twongeye kugaruka turanabasuza cyane hano kuri True Line nkuko bisanzwe twatangiye ikiganiro cyacu turabasaba kugira mukomeze kudukurikira tufite rero abashyitsi batandukanye ariko bwa mbere ndi kumwe no dufatanyije kubagezaho iki kiganiro Prince amakuru yawe. Amakuru ni meza seze amakuru yawe ego ndashima Imana njyewe ndashima Imana n'ukuri uko mwabyumvise rero ndi kumwe na Prince nkuko nakomeje kubibabwira icyo tubasaba no gukora subscribe kuri channel yacu ya True Line mukajya mukomeza kujya mukurikira ibiganiro tubagezaho ntabwo rero turi twenyine turi kumwe n'abashyitsi twabazaniye abashyitsi badasanzwe benshi cyane twabazaniye abashyitsi beza abashyitsi b'umugisha bagiye kutuganiriza ese ndashaka kubabaza mufite amatsiko ndabizi niki tugiye kuganiraho Prince tangira abashyitsi bacu ubabaza amazina umuntu wese amenya hano baturutse amenye n'abarifu hanyuma rero wadufasha kugira ngo abashyitsi bacu batwakirire. Murakoze cyane nanjye ndabakiriye muri iki kiganiro tugiye kugirana turi kumwe n'abashyitsi beza cyane ngira ngo murabona baseka neza n'umusore mwiza n'ukuri umwami Yesu yatugiriye ubuntu bwo kubana nabo. Kuri uyu munsi rero dufite ikiganiro cyiza insanganyamatsiko ishimishije kandi inejeje kugira ngo bayobore mu bwami bw'ijuru ariko mbere yuko nyibabwira ngiye kubakira batwibwire batubwire aho bavuye ndetse badukomorezo gato naho basengera n'umurimo bakora mu itorero. Imana bamugishe Yesu ashimwe mvandimwe watwibwira. Nitwa Izeri Simbigire nanjye ndi umukristo hano twizeye Temple Celebration Center. Amen. Yitwa Giren nawe watwibwira. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nitwa Ngabonziza David ndi umukristo muri Zion Temple. Shalom nitwa Nikivete ndakijijwe nsengera Zion Temple Gatenga. Nkuko mwabyumvishije twagira ubu no kubana n'abakozi b'Imana bateranira muri Zion Temple Celebration Gatenga. Ngira ngo ntago ari njyewe ntago ari umwanya wanjye wo kubabwira icyo tugiye kuganiraho reka mese zaratubwire insanganyamatsiko hanyuma nanjye turasubira mu kanya ntera commentaire ku byo tugiye kuvugaho. Imana ibamugisha. Mwabyumvise rero muri make yuko dufite abashyitsi beza babibwiye Prince ya nyine abantu batamumenyereye uyu munsi mwamwumvishe yaje mu Kinyarwanda abenshi bari bamumenyereye mu rurimi rw'icyongereza none ubu ngubu mu Kinyarwanda nizeye ko kitakugoye. Nkuko rero twari twabibabwiye mu by'ukuri ikiganiro cyacu ndagira ngo ari abasore ari abakecuru ari abamama ingeri zose ndashaka ko muba attentive kugira ngo iki kiganiro mucyumve muduhe inama mutugire inama muduhe ibitekerezo mumaze gukora subscribe hanyuma ntatinze rero dufite topic tugiye kuganiraho nubwo turahangaha nawe ushobora kuba ufite ukuyumva ariko reka twebe tugire icyo tuyitangazaho nawe uzatubwira aho hasi muri comment uzatubwira uko byumva hanyuma twese nuguhugurana ngira ngo turaza kuyireba muri Daniel ibice 11 umurongo 32. Haravuga ngo ariko ngo abazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Reka ngasubiremo kugira ngo umwe mukumve neza ngo ariko abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Iyo topic ndashaka ngo tuyivugeho tuyigarukeho kuko nkuko tubizi ntago ijambo ry'Imana ribeshye. Ijambo ry'Imana riberaho kugira ngo rihindure abantu riberaho nyine kugira ngo umuntu narikora bya bintu bikorwe. None ndashaka kubaza abashyitsi bacu
iyo topic tugiye kuganiraho mbega icyo gice cyo muri Daniel byere byose ngira ngo ntago ari ubwa mbere namwe mucyumvise ari ubwa mbere. hanyuma ni gute ndagira ngo mudufashe kumva ese iri jambo ngo abazi Imana yabo koko bazakomera bakore iby'ubutwari ariko ubundi iyo Bibiliya ishaka kuvuga ngo bazakomera ijambo bazakomera n'ijambo ubutwari ni amagambo abiri ndagira ngo mudufashe muri makeya gukomera n'iki ubutwari n'iki. Murakoze. Gukomera ni ukugira influence ahantu, hanyuma ubutwari ni ibikorwa ukora. Iyo ukora ibikorwa bizima uba ufite ubutwari, ariko gukomera bitandukanye n'ubutwari kuko ubutwari bijyana no gukora, ariko gukomera bijyanwa na titre gusa. Yego. Ubutwari bijyana no gukora, ngo gukomera bikajyana ni titre. Aha. None iyo ni influence nk'uko bitubwiye ngo ubutwari bijyana no gukora. Ndashaka kwibaza abazi Imana muri iki gihe bye byose barahari. Barahari natwe tuzi Imana no hanze urubyiruko rumwe ruzi Imana ariko se dukora ibyo byo gukomera turabikora, ibyo by'ubutwari turabukora. Ni iki kibura? Ni iki? Ndashaka mugaragaze impamvu noneho abo bantu bazi Imana, abo bantu bazi Imana kuki tudakomera. Ijambo ry'Imana ntiribeshye. Kuki tudakomera? Kuki tudakora iby'ubutwari? David ndagira ngo dufashe kumva neza icyo kintu kuko abazi Imana barahari ariko kuki ibyo bintu bibiri bitaba kuri twebwe. Njyewe icyo nabivugaho abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo impamvu njye numva dushobora kuba tudakomera muri field y'ubukristo, ni ukuvuga ngo ahangaha urabona iyo umuntu akoze ikintu ari umukristo akagira gutya agatambikira akagira nk'akantu nk'ibyaha avangamo cyangwa se ntakizwe neza ngo amaramaze, byanze bikunze ashobora gukora ibintu byinshi byiza ariko yagerageza gukora ikintu kimwe kigaragara nk'icyaha cyangwa se Imana itishimiye, ugasanga ibyo yari gukora byose byari kumugeza ku ntego zo hejuru bitumye donc bihagarara. Ni ukuvuga ngo nganga ndaguha urugero nk'umuntu utarakizwa hari igihe ahirwa n'ibintu byinshi ariko yamara gukizwa akagira imbaraga zimugenda inyuma, imbaraga zimuca intege, agatangira guhura n'ibigeragezo atajyaga ahura n'ibigeragezo atarakizwa, agatangira guhura n'ibigeragezo, agatangira guhura n'ibintu bitandukanye kubera ko Satani yabonye ko amuvuyeho watangiye kugenda uwakijijwe aravuga arancitse, agatangira kuguhiga akaguhigisha ibigeragezo bitandukanye kugira ngo aguce intege uhagarare. Rero mpamya yuko iyo bikumyemo neza ugashikama ugakomera byanze bikunze ubutsinzi bukuzaho kuko hari amavuta y'Uwiteka akujyaho agatuma utsinda kubera ko wirinda gutambikira imbago ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'ibyo twigishwa mu buryo bwa gikristo. Rero iyo umuntu asenze neza agahura n'ibimuca intege akabireka agakomeza urugendo agera mu kazi agakora ibintu byose bijyanye n'ubukristo byiwe neza ahagaze neza kuko tuzi ko ngo Daniel bamushatse ikosa bararibura. Daniel nta kosa yagiraga. Buriya Daniel nicyo kintu cyatumye anakomera n'uyu munsi twaba turi kumuvuga. Ni ukuvuga ngo wabaga wamushaka ikosa nturibone. Rero mu yandi magambo niba ukora ibintu by'Imana neza ugakiranuka mu bintu byose birashoboka ko uyu munsi waba ukiri hasi utaragira icyo ugeraho ariko ejo hazaza gukomera mu jambo ry'Imana cyane niko gukomera kwa mbere. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Ntabwo wakora ubwo butwari utarabasha kujya mu ijambo ry'Imana neza ngo ubwawe rikuyobore. Murakoze kudufasha kumva icyo kintu. Ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ikintu wumva ko byanga byakunda gifite icyo cyamarira abantu mu mitekerereze kuko ariko nk'uko ubivuze birasaba ko abantu bagumamo bagashikama. Ndibaza byanga byakunda abantu bashikamye bakamenya umugambi w'Imana kuri bo bakora ibyo gukomera n'iby'ubutwari. Hanyuma ikibazo nanone gikunda kwibazwa ni ukubera iki rimwe na rimwe usanga nko mu ma institution atandukanye abantu usanga bitwa ko bazi Imana bazi ko basenga, rimwe na rimwe usanga aribo bahura n'ibibazo, usanga aribo bantu batamenya uburyo bita mu kazi kabo. Ndashaka kwibaza ni ikihe kibazo? Ese hagomba kuba hakorwa iki
hagomba kuba hakorwa iki kugira ngo noneho kwa kumenya imana k'umuntu kube kwagaragara aho akora, abo abana nabo, abagendana nabo, ni igiki cyakorwa. Kuko ibyo ari byose nimba umuntu bisaba ko ashikama, bikaba ngombwa ko wa muntu amenya neza uwamuhamagaye. Ese uwamuhamagaye ni igiki yifuza ko wa muntu murakoze cyane. Abajije ikibazo cyiza, ngo ni gute cyangwa se ni iyihe mpamvu ituma abantu basenga cyangwa se abantu dukunda imana cyangwa se abajene bakunda imana akenshi usanga ari bo donc bahura n'ibigeragezo cyangwa se ibintu bibagoye. Ntago donc nk'umujene wamenye imana ntago turi mu isi wenda twavuga ngo twagezeyo cyangwa se turi muri paradizo. Ni byiza ko duhura n'ibigeragezo kuko mu bigeragezo niho hagaragara ubutsinzi bwacu. Ndibuka Daniel yahuye n'ibigeragezo, ariko kuko yari yaramaramaje gukurikira imana yabashije kubitambukamo neza, yabashije kubyitwaramo neza kuko yari yaramaramaje. So rero nkatwe nk'abajene iyo duhuye n'ibigeragezo niho hagaragara ubutsinzi bwacu, niho hagaragara imbaraga zacu, niho hagaragara ko koko twamenye imana. Rero ibitugerageza bigomba kutubaho, kandi twibuke ko na Yesu Kristo nawe yagiye ahura n'intambara nyinshi, ariko muri ibyo byose yarashikamye. Rero ibigeragezo ni byiza kuko biratwigisha, kandi niho hagaragara koko umukristo ushikamye. Rero ntago twareka gusenga ngo kubera ko intambara zihari, kuko hari Kristo uhora yiteguye kudutsindishiriza no muri izo ntambara, kuko ngo uko yababajwe ni nayo mpamvu n'abamukurikira nabo bagomba kubicamo kugira ngo kunesha kwabo kugaragare ko bamenye imana. Rero nk'umujene wamenye Kristo, aho ukorera si uko ibikugerageza bitazabura kuza, ariko hari imana ihora iturwanirira. Rero iyo dukurikiye imana ntago satani yifuza ko abajene bamenya Kristo. Ni nayo mpamvu ahora duteza ibintu bitugusha, ibintu biduca intege, ibintu bidusubiza inyuma, ariko ntago dukwiye kubiha umwanya wacu. Tugomba kumaramaza nk'uko Daniel yari yaramaramaje, kuko yari yarafashe icyemezo kizima. Ikindi tugomba kuba abantu bahitamo bagafata ibyemezo bizima, kuko iyo wafashe icyemezo kizima, nubwo ibikugerageza byaza cyangwa se izo ntambara zaza, urashikama ugakomera kandi ugakomeza gukora iby'ubutwari. Rero iyo wafashe icyemezo kizima kandi ukagira kumaramaza muri wowe, nubwo ibyo bintu byakugeraho no muri byo ubasha kubicamo neza. Rero abantu bakunda imana ni nabo bakunda kugeragezwa, kuko abantu imana ikunda ni nabo bakunda guhura n'ibintu bibagusha, ariko no muri ibyo bidusubiza inyuma, bitugerageza, donc bidustressa, bitubabaza buri munsi, ariko ntago dukwiye gucika intege nabyo, kuko nibyo bigaragaza gukomera kwacu, kandi ni nabyo bitwongera imbaraga zo kubasha kuva ku rwego rundi tukagera ku rundi, kuko twabanje gucishwa mu ruganda rw'ibitugerageza. Rero tugomba guhamya Kristo aho dukorera, nubwo izo ntambara zihari, kuko na Kristo yaziciyemo, natwe azaziducishamo tuzisohokemo neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma icyo numva nanone twavugaho, urubyiruko muri iyi minsi usanga ruri mu mana. Iyo turebye hanze aha dusanga hari urubyiruko hanze ruba rurangajwe n'ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga afite ibintu byinshi kandi rimwe na rimwe bidafite umumaro, bidafite icyerekezo, mbega bidafite naho bimuganisha. Ariko nanone nkagaruka kubaza imana ngo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. None nk'urubyiruko ruzi imana yabo, ko urubyiruko ruzi imana yabo ntabwo ruzakora bya bintu bidafite umumaro. None ikibazo ngengira mu ma institution ari hano mu Rwanda, ari business, ari muri politiki, ari he, niki gikenewe kugira ngo baba rwa rubyiruko ruzi imana by'ukuri rubonekeho? Niki gisabwa?
mushiki wacu agiye kudufasha uradufasha kumva neza niba urubyiruko ruzi Imana rufite umurongo ruriho ariko kuki muri domaine runaka tutarubonamo kandi Imana yarusezeranyije ngo ruzakomera kandi rukore iby'ubutwari sindibaza ni ukwitinya ni ukutisobanukirwa dufashe twumve iyo content. murakoze. Impamvu abakristo akenshi usanga batari ahantu hakomeye ni uko basigara mu idini. Yego barizera, bizera ijambo, ibintu byose babigishije ku cyumweru bakabyizera bakabikurikiza, ariko ntabwo bashyiramo imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Kandi Yesu ijambo riravuga ngo dutere intambwe imwe izindi 99 Imana izazitera, ariko iyo ntambwe imwe nayo tujya dutera tusigara tuvuga ngo ubwo dufite Imana tuzakomera, tuzakora iby'ubutwari, ariko tukibagirwa ko dufite ikintu tugomba gukora natwe kugira ngo aho imbaraga zacu zigarukira akaba ariho iz'Imana zikomereza aho zitangirira. Niyo mpamvu mbona ariyo mpamvu akenshi utasanga turi ahantu hakomeye, tuba twarasigaye mu idini gusa ntitubishyire mu bikorwa. Ibyo bintu nizere ko tubyemeranye. Aha twasigaye mu idini bivuze ngo byanga byakunda twarisobanukiwe ariko ntitwakora iby'uko twisobanukiwe. Hari ibyo twamaze kwimenya, twamaze kwimenya. Niba igihugu gishobora kuvuga ngo abantu nibihangira imirimo, ariko ugasanga abantu abo bazi Imana nibo basigaye inyuma. Deja ni kwa kundi nibaza ko ari cyo gituma hari usanga dusigara inyuma. Ni bande bakene ni twebwe, ni bande. Hanyuma abo bazi Imana nkuko mushiki wacu amaze kubidusobanurira, Kristo yaravuze ngo mutera intambwe imwe izindi ndazitera. David, ibyo bintu urabyemeraho? Ngiye ikintu kimwe nabivugaho. Urabona umwana ufite umubyeyi aba yumva yuko arashyigikiwe. Icyari bukenere papa we mama we barabizana. Niba umwana akeneye inkweto ababyeyi be barazimugurira niba zikeneye. Nimba umwana akeneye school fees ku ishuri ababyeyi be barabifite mu nshingano ze. Ku ruhande rw'umukristo kubera gusenga cyane akenshi no kwizera navuga ko ariko kenshi kubayobora, hari igihe yumva yuko ibintu niba adafite akazi akavuga ati reka nsenge akazi nzakabona, akagenda akaguma aho ngaho muri iyo dilema yo kumva yuko akazi nyine Imana izasoza amasezerano ikakamuha, akumva yuko igihe kizagera Imana ikamwambika ikamuha akazi, donc Imana itakemera yuko akena. Noneho we akaguma muri ibyo bintu byo kwizera ngo Imana izabikora, pratikoma gushyira muri pratique ngo agende agire ikintu akora, ugasanga yaheze ni nka bya bindi yatubwiye Gilene, ugasanga gumye muri bya bindi byo kwizera Imana ngo Imana izampa akazi, Imana izampa promotion mu kazi, nawe yava hari ngo ajye gushakisha ahandi. Rero muri mafield atandukanye impamvu mbona ko abantu badakomeramo ngo batere imbere bagere kure hashoboka, nicyo kintu nacyo kirimo kenshi mu rubyiruko. Kandi ikintu agishobora kubikuraho ni ukubera yuko urubyiruko twebwe icyo twakora ni ugusenga, nibyo ni byiza biratugayidinga kandi bikaduprotectinga mu bintu tunyuramo byose, biturinda kunyura mu bintu nk'ibyo tutemerewe kunyuramo. Ariko nanone tugiye tugafata noneho tugashyira mu bikorwa, nimba maze gusenga nkagenda nka applyinga nk'ahantu cyangwa ngashaka y'akazi bakama akazi nkagakora neza, nkera imbuto, ngakora ibyo akazi nshinzwe mu bintu ngomba gukora neza, nkagakora neza, icyo nzi nkagikora neza. Kuko hari igihe uba uzi n'ikintu ariko ukagikora nabi, icyo gihe iyo ugikoze nabi nta mugisha uba ufite muri ako kazi, ni handi usanga bakwirukanye. Ibintu byose wakora ikintu ngo ni babarokore ngo nabo ngo barasenga, ariko umuntu udakikijwe yagira ikintu akora nabi bakavuga ati niko kamere y'imwemerera kuko nikagaragara. Ariko umuntu ukijijwe aramutse akoze akazi ke ashinzwe akagakora neza, mamya yuko ugiye wera imbuto mu bantu bose, ugaca bugufi, ugasenga, ukizera, ukajyana n'urukundo, ukajyana n'umutima ukunda akazi, nta kabuza twatera imbere. Nuko mbyumva. No kubikura mu buryo bw'umwuka tukabijyana mu buryo bw'ibifatika. Kuko niba ijambo ry'Imana umuntu ararisoma kandi koko nta kintu kitarimo, ariko kubishyira pratique bikagorana. Nkuko bivuze rero reka tugaruke mu kazi. Ukomeje ku kintu unyibutsa ikintu bita akazi, usanga abantu batandukanye cyane mu kazi batamenya aho umugisha wabo uri, ngo niba hagera bamenye uburyo bawubyaza umusaruro. Ahubwo ugasanga rimwe na rimwe arasenga
ariko ntago amenya uburyo agomba kugakoramo neza. None ndashaka ngo turi kurangiza kino kiganiro cyacu, turi gusoza. Prince, nta kintu ufite wumva wabaza? Wumva wabaza? Murakoze cyane. Njyewe nahoze numva iri jambo. En fait, Daniel ni umuntu nyanspira cyane kuko yari umusore nkatwe. Ntago yari akuze cyane, ntago yari umusaza ngo tuvuge ngo byibuze, yari umusaza cyane. Daniel yageze ahantu hari ifiriti, hari umuceri, hari isosi mu bwami kamana, sibyo? Ariko ibyo byose arabyanga. Aravuga ati mu amazi y'ibishyimbo nukuri ko Imana ngiye ntabwo nabyemera. Byari ibintu bitoroshye ku rubyiruko, ku bantu b'abajene nkatwe. Kandi ugasanga mu gihe cyabo nta binyabiziga byabagaho, umuntu yagendaga n'amaguru. Urumva ni umuntu wenspira urubyiruko cyane. Hanyuma nkasigara nibaza nti ese niba Daniel yarashoboye ibyo bintu, ariko kandi nanone ugasanga yakoraga mu bwami, yakoraga muri nka politike ya kino gihe, yari umuministre, yari umuntu uhuza, mbese yari afite ibintu ashinzwe mu bwami, ariko akamenya yuko nanone hejuru yo kuba ari ministre, hejuru yo kuba hari inshingano afite mu bwami, nanone hari izindi nshingano afite mu bwami bw'ijuru nk'umujene, sibyo? Ngiye nkibaza nti ese niba ndi umukristo nkaba niga muri universite, ndi urubyiruko kameme, urubyiruko rw'u Rwanda ni turenze imyaka 35 ukiri umujene, murabizi neza. So nkibaza nti niba Daniel yarashoboye ibyo bintu, urumva nkibaza urubyiruko rw'iki gihe turabura iki kugira ngo tubishobore? Ugasanga ngiye mu ishuri, niba nakoraga umurimo runaka, hafata ishuri ryanantwaye, sinyibona umwanya wo gusenga, ukabona akazi ukora kabaye skizi yo kwegera Imana yawe. Nkamwe muracyari abajene ikigaragara. Ndashaka mumbwire, Cesar ntago ari umujene, ntitureba rwose wewe. Ndashaka mutubwire ese niki urubyiruko rwakora muri kino gihe kugira ngo rubashe kwegerana n'Imana yabo kandi nanone bagume mu kazi bakora. Kuko Daniel yabyitwaragamo neza, akaba mu nshingano ze ibwami, ariko nanone imbere y'Imana akagaragara nk'umukiranutsi. Ese niki mwabwira urubyiruko? Mwese muransubiza. Murambwira icyo urubyiruko rwakora kino gihe kugira niba ndi mu ishuri, mbe mu ishuri ariko nanone ngandukira Imana yanjye. Niba ndi mu kazi, mbe mu kazi ariko nanone ngandukira Imana yanjye. Ndahera kuri kireba. Murakoze. Ikintu urubyiruko rw'iki gihe rugomba gukora ni ukumera nka Daniel. Daniel yiyemeje kutiyandurisha iby'isi. Natwe rero tugomba kutiyandurisha iby'isi, kumva yuko iby'Imana ari byo bibanza, ukabanza ugakora sacrifice y'igihe nayo ibikenewe. Ari igihe ubona akazi ukatangira kuvuga nta mwanya nkibona wo kujya gusenga. Yego ushobora kutabona umwanya wo kujya gusenga, ariko wasengera aho uri, ugakoresha ijambo ryawe aho uri, ukaramya Imana. Kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba gusa cyangwa kugira ute, gukora neza ibyo urimo, gukora neza akazi kawe, icyo ushinzwe nibyo kuramya Imana, ufite purpose yo kwamamaza ubutumwa bwiza, bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndumva icyo ngicyo aricyo twakora. Murakoze. Murakoze. Njye ikintu mbivugaho aha ngaha mu bikorwa bitandukanye, ubundi ntago umuntu ashobora gukira atakoze. Ntago ubukire bwakwizanira kereka ari nk'imitungo wahawe n'iwanyu. Ibi ngibi rero kubigeraho ni ugukora. Mu kazi rero ushobora kuba uri mu kazi udakijijwe, birashoboka. Ariko iyo uri mu kazi kugira ngo ubashe kubigeraho, gerageza noneho kwera imbuto. Nibyo nahoze mvuga. Nimba uri mu kazi ukabona uhembwa neza, byigukura ku gusenga ngo utangire kuvuga ngo nago nyibona umwanya wo gusenga, ngo murabona ngo akazi kabaye kenshi, ibintu ugatangira kugira inzitwazo nk'izo. Ahubwo ikintu kizima wakora, kora akazi nibyo, ariko noneho wera imbuto noneho mu byo ukora, ubashe kugira ngo wicishe bugufi bigaragara cyane, bigaragarira buri wese, kandi noneho ubereye abandi urugero. Kubera abandi urugero ni iki? Niba wasengaga nibyo senga, ariko ukora akazi kawe neza nk'uko bigomba kugenda. Ubahiriza amasaha y'akazi, numara kugakora ukabona amafaranga arabonetse. Abakene bafasha ubakorere ibyo ugomba kubakorera. Abadasenga ubigisha ijambo ry'Imana. Ntukajye ugenda gutyo utagize abantu uzana ku Mana. Ugomba gukora ku buryo abantu baza ku Mana. Niko Imana ibona kuri kwera imbuto, kandi ko uri gukoresha ubukire irimo iragenda iguha gake gake, bigatuma ikongerera promotion. Yagwa promotion kuko irabona yuko ibyo iri kugura urimo urabikoresha muri rubanda kandi bifitiye akamaro abandi. None ikaguha promotion kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe gukomeza gukora ibindi byinshi birushijeho.
nicyo ngicyo njyewe nabivugaho. murakoze cyane. Ngewe ikintu nabivugaho wenda yabajije impamvu abajene wenda twitwaza ngo umwanya bigatuma tudakorera Imana kubera wenda inshingano zabaye nyinshi, amashuri, akazi. Ariko icyo tugomba kumenya ni ukumenya guhitamo, kumenya gufata icyemezo kizima. Iyo ufashe icyemezo kizima nicyo kikugira uwo uriwe cyangwa se nicyo kikugeza ku ntego wifuza kugeraho. Ikindi tukamenya gukoresha neza igihe cyacu, kuko iyo ukoresheje nabi igihe cyawe ukiri umujene usaza nabi kuko wakoresheje nabi igihe cyawe. Rero tugomba kumenya guhitamo ikintu kizima, tukamenya kugira amahitamo mazima, ukavuga ngo iki ndagikora, iki singikora. Binteye kwibaza urubyiruko, urana iyo ubwiwe umujene ngo ukizwa, abajene dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Akenshi cyane dusanga mu isi ya entertainment, ku musozi wa entertainment, ugasanga ndakijijwe sibyo, ariko ku gatandatu byagira nkavuga ati reka nsohoke n'abashuti banjye nje muri boîte igo, ariko sindi bunywa inzoga, ariko ndasohoka muri boîte kandi witwa ngo urakijijwe. Kandi nanone wagenda ukagaruka umugenzi wakoze se kukijijwe ukabusohoka ukamwe ati ngiye umutima wanjye ntuncira urubanza, kandi muri Bibiliya ntaho byanditse ngo gusohoka kujya muri boîte ni icyaha. Nubwo wamugerageza twabihuza n'igihe cya Daniel ntiyasohokaga, ko wenda wavuga ngo nakabyiniro kari gahari sibyo, kuko ibyo muri Bibiliya ntaho babivuga. None ndi kwibaza nk'urubyiruko, nk'umujene arasohoka ajya muri boîte, agenda n'inshuti ziwe sibyo, ugasanga niba ndi umujene ndakijijwe, ariko ugasanga uri inshuti yanjye wanywaga itabi, wanywaga inzoga, ijambo ry'Imana rivuga ati ngo hindura inshuti mbi, ngo ihene nziza nuyizirika ku ihene mbi. Ugasanga nyine ibintu n'imvugo zikuye gukoreshwa mu Kinyarwanda ngo ati ihene nziza nuyizirika ku mbi. Kibaza se ihene nziza ni iyihe, ihene mbi ni iyihe? Cyo ni ikibazo. None wagerageza kubwira urubyiruko rukakubwira ati Yesu ntago yaje gushaka abakiranutsi, ahubwo yaje gushaka intama zatanye. Nkibaza nti ndi urubyiruko, mfite inshuti zanjye, tushatse gusohoka tugiye muri boîte, ese icyo ni icyaha? Icyo ni icyaha. Muraza kudusobanurira none mutubwire ese niba ari icyaha, muradusobanurira mutwumvisha uburyo icyo ni icyaha gute, mu buhe buryo? Icyo ni icyaha mu buhe buryo? Ese ni irihe tegeko ribihanira? Hanyuma se niba ari uko bimeze, ni gute uri bubwire urubyiruko ati koresha igihe cyawe neza kugira ngo uzagere mu bwami bw'ijuru neza? Uradusobanurira utwumvisha ukuntu urubyiruko kuba ndasenga ariko nanone nisanze muri boîte, nisanganye n'urubyiruko tungana. Urabidusobanurira ukuntu kuba twasohoka muri boîte turi urubyiruko ari icyaha sibyo? Hanyuma mu bisobanurira urubyiruko neza, reka nkahe David ijambo. Murakoze cyane. Impamvu njyewe ya mbere mbona ko bishobora kuba icyaha ku muntu w'umukristo w'umujene usenga, ahantu hatandukanye tugenda tuba mu buzima bwa buri munsi, tubana n'abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Abantu badakijijwe ntabwo dushobora no kuba inshuti gusa n'abantu bakijijwe, kuko nk'uko babivuze Yesu yaje gushaka intama zazimiye, ntabwo yaje gushaka abazima, yaje kureba abarwayi. Rero natwe tureke kugendana n'abakijijwe gusa. Nitugendana n'abakijijwe gusa ni handi uzasanga turi guteraterana imbaraga dusapotinga abagenzi bacu bagakomeza urugendo, ariko ntago tugeze dufasha undi utari ku Mana ngo tumuzane ku Mana. Aho ngaho ni usanga turamuka twirinze ngo kujya muri boîte, nibyo ndabyemera. Ariko hari abantu dusengana, ntago aho urugero bagiye bakirizwa mu night club. Ubu ngubu ni abapasiteri, pastor waho nsengera w'urubyiruko nawe yarabitubwiye yakirijwe muri night club. Ku giti cyanjye ushobora gufata umwanzuro uvuga gutya ko kujya muri night club ntago bitukwiriye nk'abakristo, ariko nanone ntiwirengagize ko uramutse ugiye muri night club ushobora kugenda ugahurira na wa wundi ukanywa fanta, warimo aranywa icupa ry'inzoga, mugasangira ukanamugurira yewe n'irya mbere n'irya kabiri, warangiza ukagira ijambo rimwe umubwira. Ntuzagire ngo umugurire ngo uhaguruke gutyo gusa, ushobora kumugurira ukagira ijambo rimwe umubwira rimuzana kwa Yesu. Noneho kubera ko iyo bibonye ko nk'umushuti, erega buriya bari abantu badakijijwe, iyo umuguriye icupa nka kuriya aba inshuti n'abantu babagurira, kuko bako basohokanye baba inshuti. Nuramugurira rero ntuzahaguruke gutyo gusa, mubwira ijambo rimuzana kwa Yesu, umugende uri rimwe kabiri gatatu umufashe gukizwa. Erega kubaho udakijijwe ntago ari byiza.
bigukura mu bwiza bw'Imana nyine ugasanga hari ijambo rimwe nasomye ahantu bavuga ngo ibintu donc bitaguhesha icyubahiro nibyo bigutandukanya n'Imana, ariko ibintu biguhesha icyubahiro nibyo bikuzana ku Mana. Kuko akenshi usanga ibikorwa by'abari abantu badakijijwe nyine ntago bigaragara neza nk'ibikorwa byagakwiye kubahesha icyubahiro. Rero mu magambo makeya kujya muri night club birashoboka, ariko ntago bidukwiriye nk'abakristo. Ushobora no kujyayo ukigayidinga ukamenya amasaha uratahiraho, ariko bitewe n'ubushuti n'agaciro k'umunshuti yawe ushobora nanone kuvuga ati ntago njyayo, kuko nanone bishobora kukuberaho bibi nanone bitewe nanone n'uburyo wagiyemo, ugasanga none imbaraga za Satani zirakubase ziragufasha. Rero ni ukumenya gufata icyemezo kizima no guhitamo neza. Ati kujya muri night club si icyaha, icyaha ni uguhaguruka utabwirije uwo mwari muri kumwe inzira ya Kristo. Iby'ubutwari ni ibyo ngibyo. Rero na Daniel tugarutse kuriya, iyo urebye Daniel urabona baramuselekisiona mu bandi, ariko yarahageze aho yageze n'abandi bari bahari, ariko hari principles z'Imana arazi. Sinziyanduza niba sinziyanduza muri ibyo by'ubusambanyi mwavugaga, kugira ngo mbashe urumva nibo baza, kandi yarakomeye reka kuko tureba biza yarakomeye, yatanze urugero. Ibyo byose ni nkuko nawe ushobora gutanga urugero nyuma abantu bakabona resulta. Ndumva ngushubije. Rero abari badukurikiye kuri True Line, reka turangize ikiganiro cyari cyiza, cyari kiryoshye, abajene babashe kudusobanura, ariko hari umbona ufite ikibazo ndababwiza ukuri, n'abandi mujye mutwandikira muduhe ibitekerezo. Dufite ideas dukeneye gusharinga, ariko ntago twagenda ni ukuri nubwo amasaha yaturangiranye nubwo iminota yadufatanye tutamuhaye. Niba ari ikibazo afite, niba ari inyunganizi, uragerageza tubwire. Murakoze cyane, numvaga ntagenda mvuze kuri aka kantu. Babajije ngo ese ngo copinage ni icyaha, njyewe navuga ngo ku mukristo ni icyaha, ntago copinage yemewe. Ese copinage turebye Daniel yigeze agira umuntu bakundana, yigeze agira umukobwa umuba hafi mu mikurire ye. Ese iyo copinage njye navuga ko itemewe nko ku muntu w'umukristo. Nemera ko ukura ukazagera igihe ukagira umufiance mukundana mugafiansanya then mukazakora ubukwe. Rero navuga ko iyo copinage ku mukristo ntago yemewe. Mwabajene mwe, copinage ku bakristo ntago yemewe. Twigire kuri Daniel, tube inshuti za Daniel, turebe uko Daniel yakoraga then tumwigireho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni ibintu byiza. Turi gusoza rero ntabwo twongera kuvuga ibintu byinshi. Turabashimira mwe mwakurikiye True Line, nge na Prince twafatanyije kubaza abantu no kubatumira. Turabashimira kuba mwemeye ubutumire bwacu, n'ubutanizere yuko nitwongera kubatumira muzaza. Mwe mukurikira True Line, dufite byinshi twakubagezaho. Icyo tubasaba mukomeze gukora subscribe, dufite ibiganiro byinshi, dufite inyigisho zacu. Murakoze cyane, turakomeza kubashimira. Imana ibahe